Madudayimo aramubwira ati mpa Madudayimo umwana wawe ukuntu Yesu amusubiza arazereye aramubwira ati kuntwara umugabo biroroshye untwaye na Madudayimo umwana wanjye ndaramubwira ati niba umushaka ko nyaguha kuyonyaguhe banza ubwira umugabo aze kundarira iryo joro none barangije Madudayimo bahereza Rasheli kubera guhumura noneho ninjoro Yakobo atashye aho kuza kwa Rasheli ajya kwande kware ahageze Leya ahita twita urumva ni ikiguzi Ashina kenshi usanga ari nk'ibitambo bijya mu byo bitanu sacrifice biremereye no kuvanga ikintu cya mbere ugomba kugitanga icya mbere ko kugitanga ni igitambo kizana ubwenge haba ku mwana haba ku munyeshuri uzambabwira ngo mugire amahoro y'Imana mwese imbaraga z'Imana zibe kuri mwebwe abakurikiranye umwe bw'abera ndagira ngo murusheho kugubwa neza muri Kristo Yesu kandi mwese bari mu Rwanda bari hirya no hino ku isi mwese mugubwe neza Imana idakiranirwa ngo ibajwe imirimo yanyu yo kumva no gusobanukirwa no kumenya mwishurirwa byinshi ndagira ngo Uwiteka bamera umugisha hano imbere rero twongeye kugaruka tuhabona umushumba ndagira ngo nawe aze abasuhuze maze ubundi tuze gukomeza tubabwira icyo dushaka kumubaza. Murakoze cyane Imana iguhumisha Silas ndanezerewe kuba ndimwe namwe kandi ngiye guhura ku mwe bw'abera ministries dusuza abantu bose bo ku mpande zose batukunda Imana iguhumugisha. Yego. Reka dusenge kugira ngo dutangire gahunda yacu kandi Imana iri kumwe natwe. Imana turagushimiye ko byose ubizi. Amen. Amen. Muri aka kanya rero tugarutse mu minsi yashize hari ibyo Imana yagukoresheje turi mu ku gitambo abantu batanga igitambo ariko kugira ngo barebe ko barushaho kubaho ariko dushingiye no kuri Aburahamu yatanze igitambo mbere yuko ajya gutambana Isaka Imana imuha incungu y'intama Isaka babi atakimutambye n'ibindi byinshi twagiye tubona byinshi birimo bikubiyemo ko yanatanze icyo gitambo cyangwa yanatambiye ku musozero ariko ari mu kugenda ahunga tubona byinshi ko umuntu atagomba kugira ubwoba mu bibazo arimo ahubwo agomba gutamba igitambo kugira ngo Imana imucungure muri bya bibazo yararimo yaragiye guhura nabyo ariko mushumba hari abantu bajya babaza ibintu byinshi cyangwa bagiye bahura n'ingorane nyinshi hari ugutamba cyangwa gutanga iryo turo yatanga icyo gitambo ibyo yatambiye igitambo ntibigende neza nkuko yabishakaga icyo ni ikibazo kimwe nari nkubajije ariko icya kabiri kirimo aho ngaho nk'uwo muntu ko nubwo yagitanze yumva yishimye anezerewe ariko ntibyagenze ko yabishakaga agize umubabaro muri we ni igiki wadusobanurira aho ngaho yatanze igitambo ntibyagenda uko yabishakaga ahise agira n'umubabaro bisobanuye ngo ubwo yivumbuye wadufasha mw'ikima aho ngaho muri ibyo bintu urakoze cyane kubera ko ntashaka gutinda kuri ingingo cyane cyane yijyanye n'ibitambo sinzi ko usubira bavuze igitambo cyangwa bavuze amaturo banavuze igitambo urakoze cyane ndashaka ko tureba kuri ikintu cya mbere ese ubundi ni ikihe gitambo ngira ngo uko bivugira ko ndashaka kukizuba za karande n'imivumo hari ngira ngo no kugira bahagarika ibyago kuko bahagarika n'akavuga ko twabonye ikintu cya mbere yuko abantu babikorwa kugira ngo abashe kwirinda no kurinda ibintu byabo babirinde mu buryo bwiza ubundi tugomba gutekereza ikintu sira mbere yuko tuvuga ngo biterwa niki tugomba kumenya ngo ubundi igitambo ni igiki ese ubundi imbaraga z'igitambo ni izi ese zimeze ubundi imbaraga z'igitambo ni ibintu umuntu yiga agatanga akabiha Imana ariko bisaba yuko agomba kugira umurage muri iyi si kugwiza imbaraga ndetse no gukomeza umuryango we ukabaho igihe kirekire cyo bita provision gutwiteganyiriza ibyo bintu urumva neza no intego y'igitambo ubundi ni iyi ubundi intego y'igitambo ni ikimenyetso cyerekana ko ushaka guhagarara ni ikintu utanga kugira ngo uhabwe ubuhamye mu byo ukora icya kabiri ukomeze uri umuntu ufite bwa buzima bwiza gatatu wongere wihuza n'amasezerano yawe yaragucitse kandi no kugira ngo ubashe kurinda ibyo ufite noneho gatanu no gutera ubwoba Satani Amen. Kutera ubwoba Satani kuko areba igitambo watanze agahita atinya areba yanzubakiye umukene agahita atinya akareba ibyo yakoze agahita atinya ngira ngo wanje kubyumva ndabyumvise so rero nuvuga ngo ikintu tugomba kumenya ni iki ese ko kubundi Imana ishaka ko tubikora
by'ukuri tudaciye ku ruhande birabanaza kuyisoma nuvuga ngo Imana ikeneye ko twubwacu n'ibyo dukora n'abacu n'ubuzima tubayeho bugomba guhora buri gihe buri mu Mana kuvuga cya gitambo twatanze. First of all cyambere ni igitambo cy'umubiri icyo ngicyo ni incungu yawe kiza gucungura ariko ikindi kigakosha kurinda rero nuvuga ngo Yesu yaratwitangiye ku giti cye kugira ngo dukizwe ibyaha no kudufasha no kuturinda tubona ubuzima kubera we bivuze ngo igitambo kiguhesha ubuzima. Amen. Kristo yaradupfiriye tubona ubuzima ariko igitambo utambye ni igituma ugiye kugira ubuzima muri ya business muri ka kazi kawe muri byaro rwawe muri babana bawe nabirya wifuza. Ikindi gitambo gisa nkaho kigarura ibyawe cyongera kukuza niba ari umugabo wagiye ukagitamba akagaruka niba ari abantu gatamba bakagaruka ngo byongera bikagarura bwa buzima bwawe muri we imbere niyo mpamvu mo kugitanga ko arizo mbaraga zacu. Numve kikugarurira ibyaha ni nko kwisaka yagarutse kandi bimuhesha n'igihugu twonye ngo ni provision. So mwana ngo icyo twitaro icyo gitambo mu gutangwa sacrifice iyo ni ukwigomwa kugira ngo bashe gucungura ubuzima buzaza ucungure business yawe kuko mbabwiza ukuri bakuri kimwe bw'abera ministries kubwire nawe byumva umunsi wa none igitambo watambye Satani arakireba kabiri cyo yakira niyo mbabwira ngo tanga igitambo kikuvunnye ntabwo utamba ibyagusagutse ni ikikuvunnye kugira ngo Satani arakireba ati ndajya simukorera ku bana dore yabigize gute yatanga nta hari bunyure ko gihora kibuko Imana yamubwiye ngo ubwo utanye umwana wawe kanyira ku rukundo byose nzabikora. Amen. Uwitwa Salomo turusengera agenda aratamba ngo urusengero rwuzuye umwotsi wose Imana ishinga ibitambo bye amubwira ngo saba icyo ushaka kubera yatanga ati nta kintu nagusaba mpe kuyobora ati oya nibyo utansabye ngize gute ndabiguhaye. Rero niyo mpamvu Satani arwanya ibyo bintu ku buryo budasanzwe tutabisobanura nabivuga bakabyita nk'amagambo bavuga akabyita nk'ikindi kibazo wanabisobanura bakarakaranga ibyo bintu babaza nango bya pastor nibiki ariko please igitambo gifite imbaraga tukwiye rero gusobanukirwa yuko kigira imbaraga uko Satani arakireba agatitira abarozi bakaraba agatitira mwisi y'umwuka bagatinya kuko hari icyo warekuye kuko nabo kugira ngo bajye gutambana ibitambo byawe utanye umwana wawe ukamumba nanjye ngo haleluya Imana ishimwe. Umva rero ni ibintu abantu nizo mbaraga ziturinda. Rero impamvu muri iyi si y'umwuka abantu barwanya ibyo bintu nta yindi nuko ubwabo barabinaniye. Icya kabiri ko bananiwe kubikora bashaka kunaniza n'abandi. Aho gatatu cyabiteye babihaye abo batagombye kubihereza. Umuntu yakiriye igitambo cye ntiyamusengera yirira amafaranga arigenda aramwihorera kandi ugomba kucyakira ukakirambika ibiganza ukamusengera ukamushorera ukamugeza ku nsinzi yifuza. Rero nicyo ashaka kumbaza cyane nashaka kubaza ndaza kuhagira nashaka kubanza bumve ko ntabwo dusimbuka atashe kumva ko ni igikorwa ukora kigitambo ukigomwa Satani akakireba agatinya Imana ikakireba ikanezera. Amen. Ndumvise ndabisobanukiwe batambye nk'ibihumbi birindwi n'intama ikibaro kimwe kiramanuka kiruzura ahubwo atereka nkubwire nibyo utansabye kubwa Salomo atamba ngo umwotsi ukaba mwinshi mu rusengero bituma ijoro rihita rimanuka rigahita rivuga ati icyo ushaka niki. Namaze kubyumva cyane abakurikiranye ubumwe bw'abera ministries ndagira ngo musobanukirwe cyane gutamba igitambo kiduhesha ibindi tutagakwiye kubona cyane. Ikindi igitambo akamaro k'igitambo ku bintu bijyanye n'imivumo na karande kubera ko biba byarakozwe n'ababyeyi bacu bamwe bakanapfa batanahari kandi ntihamya ngo batanze bingana gute. Ikiza cy'igitambo gisaba ngo ndabarayo batanze nyanya ufata ikintu kimwe kigata gitambwa rimwe none ugasanga ko ibikorwa byakozwe n'ababyeyi bacu nabo dukomokaho n'iki byose bituma dusabwa ko tugomba kugitanga byanga byakunda ariko wabitekereje kikaba impamvu ariko banyumve neza mbere na mbere banzukizwa ibyo wakora byose udakijijwe. Yaravuze ngo nuko mu bitambo bizima bishimwe. Nagira ngo nongere nkubaze n'ubundi icyo nakubaza ntago kiri kure y'ibyo ariko icyo gitambo nibyo koko kugitanga tumaze kubibona ahantu henshi kuri Salomo kuri
bagiye bagitamba Yego. na Burahamu Yego. nabo bagiye bagitamba mbere yuko ajya gutamba umwana bituma Imana itanga incungu. Ni ukuvuga ngo umuntu se adafite iki gitambo cy'ituro yabigenza ate? Nta muntu ujya ubura icyatura, nta muntu ujya ubura igitambo. Ndakubusha ntuzongere. Nta muntu ujya ubura igitambo. Yego. Kubera ko abishyize mu muhanda. Imana navuze ufite inka yarayizanaga, Imana ikabyemera. Yego. Ufite intama ikaza, Imana ikabyemera. Ufite imyaka akayizana, Imana ikabyemera. N'uwabuze ikintu akajyana inuma y'intungura. Yego. Inuma na Imana ikayemera. Rero ntabwo Imana yemezwa n'ubwinshi bw'ibyo batanze, ahubwo yemezwa n'umutima watanze. Yego. Wivuye ku mutima. Kubera ko uwo mutima ushaka kwibohora karande z'abadayimoni. Ariko nayo uteruye ikiremere nawe uhabwa ikiremereye. Yego. Urumva neza? Nabyo. Iyo uteruye ikiremereye Yego. nawe uhabwa ikiremereye. Urindwa biremereye. Yego. Yani ese nigera navuze ngo n'ufite ducyazatunyagwa. Yego. Aya ni amagambo nyine abafite imbaraga tuba tumaze kubona ko asobanuka. Bivuze rero ngo icyo kintu ntabwo wakibura ahubwo umutima kugitekereza. So rero imbaraga z'igitambo ndagira ngo ubwire ngo bituma tugera ku ntego yacu mu gihe gitoya, tukagarurirwa ibyacu, tukinjira mu gihe cyo gutsinda no kwinjira mu mbaraga ziri hejuru ya wa muntu yaduteraga ubwoba muri munsi. Nizo mbaraga z'igitambo. Nuvuga ngo uradomina ibyari hejuru bijya hasi yawe. Yego. Kubera za mbaraga z'igitambo. Ibyari bigusumbye biramanuka. Mbese kuri kugitanga ahabwa izindi mbaraga cyane zituma ariko yinjira mu butsinzi. Agatsinda, yacuruza bigakunda, yabyara bigakunda, yakora bigakunda, bigakunda, mbega ugasanga nta gifite akavuye muri bwa buzima. Rero wambajije ngo ni gute uwo muntu yagitambye nticyakira? Yego. Ahubwo yagitambye ate? Yabanje gukizwa ubundi mbere yabanje gukizwa ubundi. Icyo ni ikibazo. Ibintu banze babyumve. Mbere yuko igitambo kigira agaciro banza wakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Yego. Va mu byaha. Kabiri nurangiza kuko n'ubundi menye ko ntabwo Abrahamu yagitambye akiri muri Abakaludaya, yagitambye amaze kugira Kanani Imana yamubwiye. Yego. So rero bya ko nwanze tugahinduka bikagira imbaraga. Yego. Iki gihe rero twihuse cyane hari nk'uburyo bwinshi twabiganira, uburyo abantu batambamo ibitambo. Yego. Noneho rero icyo tubonye ni iki? Kuki wa wundi avuga ati jewe narabitambye ntabwo nashubijwe? Ikibazo byatewe n'ibintu bitatu. Yego. Icya mbere wagitanze habaye iki? Byagenze gute? Kabiri wagihaye. Gatatu wabihaye ni izihe mbaraga afite? Yaza kuba umunyembaraga uyu munsi bo washubijwe. Yego. Yaza kuba abantu ngo urarakaye ngo uzongera urarakarira umwana w'umuntu. Urarakarira ibandi ryakujyana. Igira mbyita ibandi sinukaje. Arangira bate? Ariko hari igihe ashobora kubona yarayatanze kuri mugani atanakishijwe bigahuriramo n'uwayahaye n'ubundi. Reka tutse nk'agaruka mu ijambo ry'Imana tubahumurize. Uribuka amagambo iyo y'umukobwa w'umutware wari urwaye. Yego. Noneho yari undi wari urwaye afite ikibazo bavuga ngo urahazi n'ibindi se ngo ngakunda urusengero rw'iwacu. Yego. Kandi ngo yatwubakiye urusengero. Kandi akunda n'ubwoko bwacu. Yego. Urumva iyo ni provision. Yego. Isinagogi basengeramo yubatswe n'umuntu w'umunyamahanga. Yego. Sindiri kunyumva. Yego ndabyumva. Yubatswe n'iki? N'umuntu utanasenga. Yego. Utanakijijwe ariko uza agaciro k'abayuda. Yego. Ati ni ukuri n'ara urusengero turimo niho rutwubakiye kandi akunda ubwoko bwacu tugenda umusaba. Bivuze ngo na wa muntu utarakizwa iyo abikoranye umutima ukunze muri we, ahubwo ikibazo kiba kuba ryakiriye n'icyo yakoze. Aho turasobanukiwe. Bivuga ngo na wa muntu niba ryakiriye ariko akaba adafite gukizwa wayatayemo kandi ugasanga ntiyanagusengeye. Yego. Kuko ntiyanabisigiwe. Rero umuntu yirakara niyumve nkaho hari icyagiye arakibura ariko yongere yubake yibisuzura yibigaye kuko riracyakora. Inama ya kabiri nagira uno muntu ntavuge ko yabihaye abantu, avuga ati Imana nzi ko naguhaye wowe ukundi yo kurusha ntago bindeba ariko nkorera icyo nagusabye kuko yazi ko abikoze ahereza Imana muri ubwo buryo. Dushimye Imana ko Imana ikomeje kugenda ikoresha umushumba
adusobanurira byinshi tutari dusobanukiwe. Mushumba ngewe nafashijwe cyane, ndumva naguwe neza kuko nagiye nsobanukirwa harimo ibindi ntarinzi. Bisobanuye ngo rero abakurikiranye ubumwe bw'abera ministries mukomeze kugenda mugubwa neza. Ibisobanuro birahari byinshi kandi numvise Mushumba agenda atubwira. Mushumba, iryo turo numvise ukuntu rifite imbaraga ku muntu ritanze, ariko ry'igitambo. Hari amaturo ariko hari n'igitambo. Amaturo agira imbaraga ku giti cyayo, ariko akaba igitambo. Igitambo nicyo numvise gifite imbaraga kuko ni incungu ku buzima bwanjye. Erega amaturo ni itegeko. Ni itegeko. Na pastor avuga ati mpaguke muture mukaza. Yego. Ariko igitambo ni umuntu muri we. Ni umuntu muri we. Ni umuntu muri we. Mani himbaza. Ni umuntu muri we imbere. Ubitekereza. Kuko yego. Ubwo mugiga yateraga Abisiraheli. Yego. Dawidi yarahagurutse ngo ajya ahantu ku kibuga cy'umugabo umwe muri hari amwaka ati aho ntambira amagarike urupfu. Ndaturahagura ati ndahaguhera ubuntu. Ati oya. Ndahagura ngure n'ibigitaka ngure n'ibyo mpakorera byose. Yego. Avuga ati ntanga igitambo kigaragara hari. Yego. Imva y'uwitwa Abraham ahambamo umugore we. Yanze ko bayimutiza arayishyura. Igitamba cyuti ikiguzi kiguhesha ibyawe arayishyura. Ubundi rimwe na rimwe igitambo ni nk'ikiguzi kiguhesha ibizaza. Provision no kwiteganyiriza. Yego. Umugore witwa Rachel yari yarabuze afite umwana wese azongera kubyara. Yego. Bibaye ngombwa ngo rimwe azagura no witwa Ruben afite amadudayimo. Aramubwira ati mpa amadudayimo umwana wawe. Yego. Ukuntu Yesu amusubiza arazereye. Aramubwira ati kuntwara umugabo biroroshye. Untwaye n'amadudayimo umwana wanjye. Ndaramubwira ati niba umushaka ko nyaguha kuyonyaguhe banza ubwire umugabo aze kundarira iryo joro. None barangije amadudayimo bahereza Rachel kubera guhumura. Noneho ninjoro Yakobo atashye aho kuza kwa Rachel ajya kwande kwa Leya. Ahageze Leya ahita atwita. Urumva ni ikiguzi. Abango nkiranya ndabanesheje. Ni ikiguzi. Ahise abona urubyaro. Kubera yatanze ikiguzi. Iyo bati kuko ntwara umwana biroroshye. Icyo nacyo ni igitambo rero. Mfata. Icyo nacyo ni igitambo. Aragitanze nyine. Yego. Ati umugabo ndarira amusigira umwana yarabyaye. Yatagitanga. Ibintu ni ukubisobanukirwa ukabimenya. Ukumva imbaraga zibirimo. Yego. Warangiza ntiwite ku magambo abantu bavuga. Yego. Ntiwite ku bantu bayobye n'abaguye mu mitima. Yego. Ntiwite ku bantu bashaka kwigira abanyina ndabizi ngo yago ntibishoboka. No, igitambo gifite imbaraga. Yego. Twabonye impamvu yo kubikora. Twabonye ko igitambo Satani agitinya kandi kituma dushyirwa hejuru y'ibiturwanya. Uradomina ukazamuka. Yego. Karando kayisiga munsi ubupfu burwaye byose ukabita munsi ukigirira ukigizwe hejuru n'amavuta rugeze. Yego. Ndasobanukiwemo aho ngaho ahubwo abantu babaca intege ntibabumva ahubwo nibagerageze. Bongere bagerageze bongere basuzume nubwo byanze ariko bongere barebe abantu babisigiwe nkamwe maze ubundi Imana ikora ibitangaza. Kandi namaze kumva ko harimo ubuzima kandi ugenda muri Bibiliya bigaragaza inshuro nyinshi ko abagendaga batamba igitambo incungu nyuma yarabonekaga bagahirwa. Mushumba ibyo tubwiye ni byinshi n'ibyo dusobanura ni byinshi ariko maze kumenya yuko wa muntu utanze icyo gitambo arahirwa cyane. Icyo numva rero gikomeye kirimo ahubwo ni ukubwira abantu bakambara imbaraga zo gusobanukirwa kugira ngo batange icyo gitambo kibahesha kwinjira mu byabo, kibahesha guhirwa, kibahesha gukomera, kibahesha gutsindishirizwa, kibahesha kwakira ibyabo bari baranyazwe. Icyo gitambo iyo bagitambye ntibituma bakira ibyo batigeze bakira. Ubundi tugiye kureba byakira icyamene nandi monsoma hano nitabomba nikunda kwisomera. Ubundi akenshi na kenshi usanga ari nk'ibitambo bijya mu byo bitanu sacrifice biremereye. Nuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba kugitanga. Icyambere yo kugitanga ni igitambo kizana ubwenge. Haba ku mwana, haba ku munyeshuri, haba no kuri mwarimu. Yego. Urubyumva neza. Yego. Ikindi ni igitambo gitangwa n'ababyeyi. Sacrifice. Yego.
no kugira ngo babitambe nk'inshingano z'ababyeyi no mu gisekuru no ku maraso ubwabo no muri systeme y'imibereho uko buriya wowe nkataruzi ko witwa Silas tuyishimire ariko ufite na papa ndi Kabera wowe papa wari papa wandeze waremi uri papa Remi na teta urumva mu maraso ya Remi harimo wowe yego iyo utanze cya gitambo ukihuza n'Imana n'ibicaniro ubutangiye gusa nk'ukuramo ya maraso mu gisekuru winjira amaraso mu mwuka yego icyo bita igitambo itangwa n'ababyeyi kugira ngo bakureho genetic system ikavaho burundu yego igitambo cya kane ni igitambo cyo kurindwa igicaniro ugatanga igitambo cyo kurindwa yego no kurindwa ikirero no kugira ngo ugire imbaraga environnement nuko ngo nta muyaga nta nkuba nta nduru nta nta masasu nta mutingito nta mpanuka nta ndwara kuko wamaze kuri iyo protection yego ngira ngo wabyumvise urimo urabyumva rero ndabyumva igitambo cya kane ni ukurindwa izi ndwara zirimo hano mu bidukikije ibya covid byazaga n'ibindi bizaza byose iyo sacrifice itanze nayo iraguprotectinga muri ibyo bintu yego urumva neza yego hanyuma icya gatanu ushaka gusozaho cyane no kuvuga ngo ni igicaniro sasa naho umaze gutanga igitambo noneho cya gatanu ni ikigutandukanya n'abagizi ba nabi bose nabo bakorana nabo abarozi abacuragura abahiga abakuvuma bakurwanya mu kazi abagutera bakujugunya bakuca hirya iyo sacrifice yitanze itambuka gitanga utangiye kuribuka no guiza imbaraga muri ubwo buryo Yesu akomera umugisha ni byiza ko ababikoze muze mu bikore ariko urabyumvise nyine mu buryo butanu yego ndabyumvise mu buryo butanu harimo imbaraga nyinshi cyane Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza muri byose mukomeze kugubwa neza mushuma nadusabira umugisha mbere yuko mbasaba umushanya mubwire ngo mukomeze mwiyandikishe iyi ni ubumwe bw'abera ministries mukomeze subscribe mukomeze muduhamagare turacyane mu masengesho ngo turayasoza ariko bumvise impamvu yego nazo kandi tubwire ngo ababitanze nibikunde bive Imana birakarira Imana ahubwo ndi nkabona asenga ngo Mana nari nzi ko mpaye wowe sinari nzi ko nahaye ibandi n'umujura n'uzwaye none mwami reba imbaraga nashyizemo nkorera icyo nifuza Imana ibaha umugisha mwinshi data wa twese woro turagushimye kubanya natwe muri byose umugisha bera bawe kandi mwami batabara barengera bagire neza bambika imbaraga kandi ubashyire kuri urugo rwiza mwami fiza kugeramo kandi uri gutsinda Yesu Kristo mwami wacu amen Imana ibaha